noneho Stone ubona ko wabaye akana keza wakuyemo bya bintu bimeze nk'iby'ibirara. Aha ndabizi abantu mukuze mwanga ibyiza, ubwo se bya bintu wabonaga ari bibi? Gusa warambabaje. Ndakurahiye wari umeze nk'umuhirimbiri nuko haje kuba ngewe waje kukugira inama w'ubundi wari gusohoka mu kigo bagufunze. Aha tica ntacyo bari kuntwara ahubwo nuko ari imyumvire y'abantu bakuze. Ariko se Stone nawe nibwo ukimeze ko kuburya ntabwo ucyubaha wari ugiye habuzeho gatoya. Twe tugomba kubafatira ibyemezo by'ibintu mugomba gukora uko bikwiye kuko ni twe bakuru. Wowe uracyari umwana ntabwo wamenya ngo bivayo bikajya hehe. Oya tica rwose ngiye maze kuba umusore, umuntu umara isahani y'ibiryo ndetse y'igisuperi kinini hanyuma nkakomba n'umudaho, nyuma y'ibyo byose nkaza nkokora n'isafuriya yanjye urabona nyiri umwana. Oya rwose ntabwo ukiri umwana pe, nanjye ndabyumva kandi ndabibona kuko byatangiye kugaragaraho. Tica rwose aho ngaho ndemeye pe. Burya nanjye maze kuba agasore, none se tica ahubwo muri makeya ni igiki ubona kuri njyewe kibigaragaza? Gusa pe ikintu kibigaragaza byo ntabwo ari kimwe ni byinshi cyane, kereka umbwiye nkakubwiramo kimwe cy'ingenzi kurusha ibindi. Tica rwose ndishimye cyane, ngaho kimbwire numve nanjye ko maze gutera intambwe negera hejuru nanjye nkaba nibarira mu bantu bakuru. Uzi ikintu kibigaragaza? Ntabwo waba ufite agahanga kameze nk'agasoya kumiye ku ngata umbwire ngo uracyari umwana.